Cat Airdrop ni project yo kuri Telegram, ariko ni project nk'uko nabivuze kuri update meruka kuguha, nuko ari project yamaze kuristinga season ya mbere, ndetse bagahita baduha no kuba twatangira gukora season ya kabiri. Rero mu minsi yashize naguhaye update, n'ubundi ndi kukubwira ko bari batubwiye ko bashaka kuristinga na season ya kabiri, cyangwa se bashaka kuduha amafaranga yuko twakomeje no gukora season ya kabiri. Kandi Cat Airdrop niba mubizi neza ku bantu nyine mwayikoze guhera muri season ya mbere mwarayikoze, muziko Cat project ari project yagerageje kwitwara neza muri project zo kuri Telegram, yagerageje kwitwara neza kurenza za Paz, kurenza za Hamster Combat, nubwo itakoze nka Dogs Airdrop, ariko buriya Cat Airdrop ni project buriya utapfa gutera ibuye, dore ko twari twanayikoze nk'ukwezi kumwe season ya mbere, ariko season ya kabiri tumaze nk'amezi arenga 5 turi kuyikora. Nizere ko rero izakora ibintu nk'ibyo yakoze, cyangwa se birenze ibyo yakoze muri season ya mbere, kuko niba muri season ya mbere twarayikoze nk'ukwezi kutarenze kumwe cyane, cyangwa se niba kumwe kurenze amezi 2 ntago arenga, tukabona nk'amadolari hagati ya 30 na 25, kuko njyewe nari mfitemo account ebyiri. Iya mbere nabonye amadolari 18, iya kabiri mbona amadolari 9, kuko urumva ko ni nk'amadolari 27 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ntago iyi project rero wavuga ko ari fake project, ndetse icyo gihe nari mfiteho coin zigera mu 6,000 ngira ngo, niba ari 6,000, niba atari 60 ni 60,000, ariko ubu ngubu mfiteho coin 1,400,000. Nawe nshaka kumenya muri comment Cat point ufite. Ndetse mwibuke muri season ya mbere ntago bigeze bakoresha conversion ratio ngo bavuge ngo point wa mininze kugira ngo tuguhe coin, cyangwa se kugira ngo tuguhe allocation, turazigabanya n'igihumbi cyangwa se n'ibihumbi 10 cyangwa n'ijana. Point wa mininze nizo coin n'ubundi baguhaye, cyase nizo coin bagiye baduha tugatradinga, cyo kimwe no kuri Dogs Airdrop ntago bigeze bavuga ngo turakora allonization. Hanyuma uri kubona ko nk'uko muri update meruka kuguha bari batubwiye ko hari task bazaduha yo gukora tone transaction, ariko hano uri kubona ko iyo update yo kuba twakora iyo task bayiduhaye badusaba kuba twakora tone transaction ya 0.1 tone coin, na amafaranga atarenze nk'ibihumbi 2, ndetse uramutse ubaye ufite na tone coin ntago byagutwara amafaranga arenze 1,000. Ndetse niba mubyibuka neza kuri Cat Airdrop season ya mbere hari uburyo badusabye gukora tone transaction turi kugura OG Pass. Hanyuma abantu twaguze OG Pass, nkanjye nari mfite account ebyiri nk'uko nabikubwiye. Account imwe nayiguriye OG Pass, icyo gihe badusabaga gukora tone transaction ya 0.5 tone coin, icyo gihe yari nk'amadolari 2, ariko ubu ngubu uri kubona ko bari kudusaba gukora transaction ya 0.1 nk'uko nabivuze, ntago byarenza nk'igihumbi cy'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse advantage zirimo nizo narindi kugusobanurira nkubwira ko muri season ya mbere ubwo twakoze task ya tone transaction, tugakora tone transaction ya 0.5 kugira ngo tubone ya OG Pass. Ku bantu twakoze iyo task badukubiye inshuro ebyiri, kuko nk'uko nabivuze nari mfitemo account ebyiri. Iya mbere nabonye amadolari 18, iya kabiri mbona amadolari 9. Ibyo byatewe n'iki? Byatewe nuko account imwe nayikoreye iyo task ya OG Pass, ariko iya kabiri ntago nakoze iyo task ya OG Pass. Rero nizere ko hano ukwiye gukora iyi tone transaction, aho atari ukugira ngo ubone OG Pass, ubwo no kugira ngo ubone Diamond Sword. Hano rero bagize bati want better airdrop chances. Ese ushaka
kuzabona airdrop multiplier, nuko nyine ukwiye gukora iyi task ya Tone transaction, ugakora transaction ya 0.5 Tone coin gusa. Ariko ntago ndi financial advisor, ugomba kubikora niba wumva uri interested, wakumva utari interested ukabyihorera gusa. Ariko hano hari ubundi buryo baduhayemo update bagira bati long time no see, how is everything going? Our team is hard at work preparing for the upcoming mint and airdrop too. We are doing our best to make everything as awesome as possible. Hanyuma ni ibintu byumvikana ko nyine bari gukora uko bashoboye kugira ngo baduhe season ya kabiri, ni ibintu byumvikana. Hanyuma reka tuze hano kuri customize kugira ngo turebe ese iriya transaction aho kugira ngo nyine tuzabone airdrop multiplier tugomba gukora 0.1 transaction ikorwa gute. Hanyuma iyo tuje hano kuri craft, ubona ko hano bagira bati craft avatar references gusa. Ariko reka wenda ibi tube tubyihoreye, ariko uri kubona ko n'ubundi hariho ya foto, niba ari ifoto, niba ari sticker, nibagiwe ukuntu babyita guys, ubundi mwanyibukije. Iyi ngiyi reka tubifate ni avatar, iyi ngiyi ni avatar. Hanyuma iyo uje hano kuri avatar, hanyuma ukazamura, hari uburyo ugenda ubona utuntu twa equip n'iki. Ariko iyo uje kuri kano kantu bavuga ngo buy item, niho bagusaba kuba wakora Tone transaction. Ikintu cya mbere ugomba nyine gukanda kuri Tone Keeper, bakakubwira ngo insufficient funds, bakakubwira ko ugomba gukora Tone transaction ya 0.15, nubwo hariya kuri Telegram batubwiye ko ari 0.1, ariko hano uri kubona ko bari kutubwira ko ari 0.15. Ikindi kintu, iyo uje hano kuri craft ukaza kuri claim, bakubwira ko nyine utaclaiminga izi point 50,000 kugira ngo uziclaiming, nuko uraba wakoze Tone transaction. Ni ibintu byumvikana neza cyane. Hanyuma iyo tuje hano kuri home, murabizi ko ubushize navuze ko izi task uba ukwiye kuzikora, ukajya ujoininga izi Telegram channel, ukaba followinga kuri X, ukajya uza hano kuri claim. Iyo ubikoze bikanga, urakomeza ukabigerageza. Hari umuntu rero wansabye link ya cat, ariko nyine niba utarakoze cat byibuze guhera nko mu ntangiriro z'uyu mwaka, ntago nakugira inama yo kuba wakora iyi project iki gihe, kuko nta kintu wakiboneramo. Mujye muba smart, mumenye ko gukorera amafaranga kuri internet ntago ari ibintu bya blague, ntago aba ari amafaranga y'ubuntu, bisaba gukora. Niyo mpamvu hano twitwa YouTube channel yacu nyine hano yitwa Rwanda Online Jobs. Akazi ni akazi kaba koroshye kabaho guys. Hanyuma nizere ko buri kimwe kimeze neza cyane. Niba ufite icyifuzo, igitekerezo, twandikire muri comment cyangwa se umamagare cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp. Nimero zanjye ziri muri videos description box. Reka tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Weekend nziza, bye bye.